Ikaze nanone mu kindi cyigisho Profeseri tubwire. Uraho Martine. Uraho neza Waruta? Nanone turagarutse kandi abantu bategereje igihe kinini cyane kino cyigisho. Yego, ntabwo twashaka kugikora tutaramenya icyo uriya mugabo agiye kuvuga, sibyo? Yego, ibyo ni ukuri. Reka noneho tubyinjiremo kandi tugerageze kubihuriza hamwe kugira ngo tugire icyo tubikuramo. Ariko mbere yuko dukora ibyo Martine, reka dusenge. Yego nibyo. Reka dutangize n'isengesho. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko wongeye kuduha amahirwe yo gukora kino kiganiro, kandi hari ibintu bikomeye cyane by'ingenzi biri kuba mu isi, bityo rero tugomba kubirebera mu ishusho ya gihanuzi, nuko turakwinginze kugira ngo umurikire ubwenge bwacu kandi utuyobore muri kino kiganiro. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Martine, Laudato Deum ntabwo ariyo yonyine, ntabwo ari inyandiko ihagaze yonyine. Yego rwose, ni urwandiko rufite inkomoko mu rundi rwandiko. Ifite izindi bijyanirana, kandi reka mvuge ko igihe nayisomaga natengushywe. Yari imeze nk'umukoro w'umwana wo muri segonderi kurenza uko yari yitezwe. Ibyo ngibyo uvuze biratangaje cyane. Ndatekereza yuko habanza kuba ikintu gikomeye cyane mu isi mbere gatoya y'uko urwandiko nk'uru nguru rusohoka. None ni ukubera iki? Ariko tugomba kumenya ko nk'uko nabivuze ntabwo ari inyandiko iri kumwe yonyine, ifite ibindi byayibanjirije, kandi hari imiryango myinshi yahindutse, atari imiryango yoroshye ahubwo imiryango ya politiki yose, amashyaka ya politiki yose yarahagurutse mu myaka myinshi, abaharanira yuko isi iba icyatsi kibisi, n'imyigaragambyo yose wabonye, ndetse n'impirimbanyi mu by'ihindagurika ry'ikirere. Izi rero ni gahunda ziteguwe neza, kandi ibi ni ibintu byerekeza abantu mu cyerekezo runaka, kandi ntibagomba gusubiramo ibyo bakoze. Yego, ndatekereza nanjye yuko aho ngaho ariho abantu benshi bayobera. Baba bibwira ngo hagiye kuza ikintu runaka kimwe gihita gisohoza ibintu byose byahanuwe nk'itegeko ry'icyumweru duhora dutegereje. Kandi bagatekereza ko bizaturuka ku nyamaswa ya mbere. Oya. Inyamaswa ya kabiri yumvira icyo nyina avuga, maze igakora ubushake bwa nyina. Ariko nyina ntabwo ari we ugiye gukora ibyo ashaka, ahubwo inyamaswa ya kabiri niyo igomba gukora ibyo inyamaswa ya mbere ishaka. Kandi inyamaswa ya kabiri iyo bigaragaye yuko idashaka gukora ibyo igomba kubikora, cyangwa ikamera nk'aho idashaka gukina umukino, nk'uko umwana mutoya w'umuhungu cyangwa w'umukobwa ahabwa ibihano kugira ngo agaruke mu murongo, niko bigenda. Yego nibyo. Tugomba rero kureba hirya, tukareba ku bindi bibazo n'izindi nyandiko kugira ngo tumenye ibyo bashyizeho, kugira ngo mu gihe ishusho y'ubuhanuzi izuzura buri kimwe cyose kizakorwe. Yego, ibyo uvuga ni ukuri. Rero reka turebe kuri ibyo bintu. Laudato Deum n'umushinga wo muri 2025. Intambara izaba ishingiye ku mategeko y'Imana. Yego, ni ukuri. Kandi ibyo tumaze kureba byose, mbese ntitubibona no mu rwandiko Laudato Si ndetse na runo rundi Laudate Deum. Ibi byose rero bihuriye hamwe. Kandi tugomba kwibuka ko iyo ushaka gutera igitero ku mategeko y'Imana uko yakabaye, ubwo ugomba gutera igitero ku kimenyetso cy'Imana, kuko niryo tegeko riri mu butware, riha amategeko yandi ububasha, kuko risobanura uwatanze amategeko ndetse n'imbaraga afite. Rero Martine, itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru rizaba ari igitero kigabwe ku mategeko y'Imana. Reka tujye ku nyandiko ubwayo, Laudato Deum. Nk'uko twabivuze mbere, ni ibintu bike bivugwa ku mico mbonera birimo hano, kuko ntabyo agomba gushyiramo nyine. Ariko nta nubwo agomba gushyiraho amategeko. Agomba gutunga urutoki ku cyerekezo ahubwo cy'ukuri. Muri Laudato Si yamaze kuvuga kuruhuka ku munsi wo ku cyumweru. Yego. Rero ntabwo muri Laudato Deum yakongera kubivugamo. Ibijyanye n'imyitwarire byose yabivuze muri Laudato Si. Yego, none ni icyo arimo akora ubu? Tugomba gusubira ku ishusho y'ubuhanuzi. Hano kuri screen inyuma yacu dufite ibiganza bibiri, inyamaswa ebyiri,
zigomba kujyana isi ahantu ikora amahitamo. imwe ifite ububasha ku bijyanye n'amategeko, indi iyoboye icyo gikorwa cyose. Ibi rero birashushanya ikintu gikomeye. Iyi nyamaswa ya mbere yo mu Byahishuwe 13, ubupapa, igomba gutunga urutoki inyamaswa ya kabiri. Nyina agomba kubwira umukobwa ati iki nicyo nshaka gukora, kandi yaragikoze. Mbese bigeze kure he inyamaswa ya kabiri yitabira uwo muhamagaro? Mbese yagize icyo ikora nyuma ya Laudato Deum, cyangwa yari yaratangiye kugira icyo ikora nyuma ya Laudato Si? N'amagingo aya ngaya umuvumba w'amategeko yayo uragendera mu mwijima. Yego. Mbese papa ntiyasuye Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze akavugira mu butware bwayo bushyiraho amategeko? Yego, yarabikoze, kandi ayo matariki nayo ubwayo aratangaje ibyakozwe. None ubu tugeze ahantu dufite Laudato Deum. Reka dusome bimwe muri byo. Nta kintu bimaze kwitiranya amasezerano mpuzamahanga n'ubutegetsi butegeka isi yose, bufitwe n'umuntu umwe cyangwa bufitwe n'uwatoranijwe ufite ububasha bw'ikirenga. Iyo tuvuze ku miterere y'ubutegetsi butegeka isi bushyirwaho n'amategeko, ntibiba ari ngombwa ko dutekereza ku butegetsi bw'umuntu ku giti cye. Icyo tuba tuvuga cyane ni imiryango y'isi kandi ikora, iyoborwa n'imbaraga yo kwimakaza icyiza rusange ku mubumbe wose, kuvanaho inzara, ubukene, ndetse n'uburyo buhamye bwo kurinda uburenganzira bwa muntu. Hano aragaragaza ikibazo agisubiramo, kandi agasaba ko haba ubutware butegeka isi yose. Yego, ashaka yuko byifashisha amategeko. Mbese ntibatangiye gukora ibyo mu gihe cy'icyorezo? Yego. Mbese ntibashakaga ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rigenzura ibihugu byose kuri icyo kibazo? Yego. Rero hari ibyabitegurizaga, byategurije icyorezo. Mbese icyorezo cy'ihindaguka ry'ikirere cyo bite byacyo? Mbese ubu ntarimo asaba umuntu ufite imbaraga z'ikirenga, kandi igihugu cyose kigasinya gutanga ububasha? Mbese ikimenyetso cy'inyamaswa ntikigomba kugera ku muntu wese na buri gihugu, maze buri muntu wese agahatirwa ibintu? Imiryango igomba kubyumva neza, ikabyumva gutyo. Ubu ngubu ibyo byose byamaze kwitegura. Bikomeza kuba ikintu kibabaje cyane kuba ibyago bigwirira uyu mubumbe birimo birekurwa bigapfushwa ubusa, mu gihe byajyaga kuba uburyo bw'amahirwe yazana impinduka zibyara inyungu. Mbese ubwo ntibyumvikana nk'aho arimo avuga ibyo World Economic Forum ivuga? Yego, ayo rwose ni amagambo amwe. Mbese si nk'ibyo Gates avuga? Yego. Ati nta kuntu twarekura amahirwe nk'aya ngaya twari tugize y'icyorezo. Bigeze no kuvuga ngo ntukajye upfusha ubusa amakuba. Ntuyapfushe ubusa. Amategeko rero yashyizweho. None ubu tugomba gukora iki? Kureba ku buhanuzi. Hari ibiganza bibiri hano. Inyamaswa ya mbere n'iya kabiri. Dukurikije ubuhanuzi, ninde ugiye kuyobora? Ni inyamaswa ya kabiri. Yego, iyo ngiyo nizashyira mu mategeko ibintu byose. Mbese ntihavuga ko izahatira buri wese? Yego, kandi ngo ntabwo izabyikorera, ahubwo izabikorera inyamaswa ya mbere. Inyamaswa ya kabiri izahatira buri wese kuramya inyamaswa ya mbere. Mbese uramya inyamaswa ya mbere ute? Mu kuyumvira. Nimwubahe Imana muyihimbaze. Nibwo butumwa bwa marayika wa mbere. Hano hakaba ramya inyamaswa ya mbere, uyiha icyubahiro, no kuyikurikira bayitangarira, uyirukankira uyitangarira. Martine, tugomba kurinda ibitekerezo byacu. Dukwiye gutangira kureba neza aho duhagaze muri uno muraba w'ibihe, bitewe n'uko abenshi muri twebwe basinziriye. Nuko barareba bino byose birimo biraba mu isi, bakavuga bati ni ibisanzwe, nta bikomeye byabaye. Yego, rero dufite hano ibintu bibiri by'ingenzi. Arasaba ubutegetsi butegeka isi yose, kandi akavuga ko tutagomba kwemera gutakaza icyago cyiza gutya tutagikoresheje kugira ngo dushyireho amategeko yacu. Ibyo kandi nibyo bakoze koko.
Muri iki gihe kigufi, kugira isi umudugudu umwe bisaba kuvanga imico n'ubumenyi, kandi hakabaho n'ubufatanye hagati y'abantu birangira buteye amasezerano mpuzamahanga, aho kugira ubutegetsi buri mu biganza by'abatoranijwe. Mbese ubupapa muri Fratelli Tutti ntibwavuze kuri ibyo? Yego. Gushyira amadini yose hamwe kandi yose akihuriza ku ihindagurika ry'ikirere. Noneho ubu ngubu kandi turi kubona mu magambo y'umwuka w'ubuhanuzi ko ubusabe bw'abantu benshi aribwo buzatuma itegeko ry'icyumweru rishyirwaho. Ubwo rero ntabwo ari ibizakorwa n'abafite ubushobozi gusa, ahubwo n'aboroheje ubwabo bagomba kugira uruhare muri kino gikorwa. Mbese ntibarimo bakorera inyuma y'ibyo tureba gushyiraho ibyo? Yego. Ntabwo bigomba gukorwa nyuma ya Laudato Deum, ahubwo byaratangiye. Kubw'iyi mpamvu ndongera kubishimangira ko rubanda nibatagenzura ubutegetsi bwa politiki ku rwego rw'igihugu, mu turere ndetse no mu mijyi batuyemo, ntibizashoboka kugenzura iyangirika ry'ibidukikije. Ubu ngubu noneho arimo aravuga ati, ugomba kwemera ibi, ukakira imitekerereze yanjye kugira ngo imihindagurikire y'ikirere isigare, kandi niwanga hazaza icyorezo kikwemeze. Yego. Kandi noneho ubu ngubu bashobora gutanga impuruza mu gihugu kimwe, yewe no ku isi yose, ku isi igiye mu bihe bidasanzwe bikomeye by'imihindagurikire y'ikirere. Yego, n'amategeko ndetse n'umuryango utegeka nk'umuryango w'abibumbye, ishami ryawo rishinzwe ubuzima, uko ririmo ribikora. Rero buri wese agomba kuba ayoboka uworoheje n'ukomeye, isi yose. Buri wese agakurikira inyamaswa yitangarira. Bityo rero ibiremwa byo muri iyi si ntibikitugaragarira gusa mu miterere yabyo karemano, kuko the one wazutse abikomeza mu buryo bw'amayoberane kandi akabiyobora kugera ku mwuzuro w'iherezo ryabyo. Iyo mbonye the one hari inyuguti nkuru ya O, hano haba hari ururimi rw'abapfumu bavuga Lusiferi, the one, wa wundi. Indabyo zo mu murima ndetse n'inyoni, amaso ye ya kimuntu yitegerezaga akabikunda, ubu bigaragaza umucyo we urabagirana. Isanzure riramutse ryirunduriye mu Mana, iyo ryuzuriramo ryose, hari ubusobanuro bw'amayoberane bugaragara mu kibabi, ku musozi no mu kime no mu maso k'umukene. Isi yose iririmba urukundo rutarondorwa. Ni gute twananirwa kuyirinda? Ibi ngo ni mama se. Ibi ngibi ni ukuramya Gaya, ni ukuramya Lusiferi, ni Imana iba mu bintu byose. Ibi ngibi ni ibizira. Ibi ni ibizira byanditswe aha. Kandi iyo usomye bino utazi ibi ngibi byose by'ijambo ry'Imana, uhita wumva bino byumvikana neza. Biha icyubahiro Satani, kuko Satani niwe bita wa wundi. Iyo tuzirikanye ko umwuka uhumanya ikirere ku muntu umwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukubye hafi kabiri uw'abantu ba mu Bushinwa, kandi ugakuba karindwi wo mu bihugu byinshi by'ibikene, twavuga ko impinduka zikomeye mu buzima bwo guterera iyo bigaragara mu burengerazuba zazagira umusaruro mwiza kandi urambye. Nk'ingaruka hamwe n'imyanzuro y'ingenzi cyane ya politiki, twakomeza tukajya mbere mu muhanda turimo, buri umwe akita ku wundi mu buryo bw'umwimerere. Ibi biratangaje cyane. Ntabwo yitaye ku mwuka uhumanya ikirere w'ibihugu. Ibyo ntacyo bivuze, ahubwo arashaka kwibanda kuri Amerika gusa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbese ni icyo avuga? Aravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba gutegeka isi. Ibyo nibyo arimo ashimangira. Ino ni imvugo yerekana ko inyamaswa ya kabiri irimo guhabwa amabwiriza. Kandi uburyo ibyo bikorwa bigashyirwa mu bikorwa bigomba kuyoborwa n'inyamaswa ya kabiri, nk'uko n'ubuhanuzi bubivuga. Ariko tugomba kwibuka ko inyamaswa ya kabiri ishyiraho amategeko kugira ngo inyamaswa ya mbere ihabwe icyubahiro. Abantu rero bari biteze ko Laudato Deum izavuga ku mategeko
barimo barasoma nabi ibimenyetso by'ibihe. Yego, kandi bategereje ko ububasha butari bwo ari bwo bubishyira mu bikorwa. Inyamaswa ya kabiri niyo igomba gukora ibyo. Niyo mpamvu agaragaza inyamaswa ya kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ibyo kuri jye mbibonamo ubuhanuzi burimo busohora ku buryo bukomeye cyane. Kandi ku ruhande rwa siyanse ntituri bunayivugeho kuko hano yagaragaje ibintu byoroshye cyane bimeze nk'iby'umwana wo muri segonderi yakora, kandi nizeye ko atari nawe wabyanditse ibi, ahubwo ni umujezuite w'umuhanga wabimwandikiye, akoresha siyanse ipfuye, yirengagiza siyanse y'ukuri. Ibyo rero ntitunabivugaho, ahubwo icyo tureba ni uruhande rw'ubuhanuzi. Dufite Imana iba mu bintu byose, dufite ubupagani, dufite uburusiferi, dufite ibyo byose muri iyi nyandiko ye. Ariko nk'uko wavuze, bavugamo gake cyane Yesu, bavugamo gake cyane Imana y'ukuri, ariko dufite ubusabe busaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora ibyo. Yego rwose, ahangaha niho duhagaze. Hano hakaba inkuru itangaje cyane yo muri Catholic News Agency. Papa Francis yatangije igihe cy'imyaka 7 yo gushyira mu bikorwa Laudato Si. Ibikorwa bizakorwa biri muri Laudato Si bizaba bishingiye ku bintu 7: imiryango, uturere dufite imisengere yatwo, amashuri, amavuriro, ishoramari, imiryango n'ibigo, ndetse n'amategeko y'iyobokamana. Mbese birikora ko akoresha 7? Oya, cyangwa arashaka kwigira Imana? yego, kandi ino ni imvugo ya gihanuzi, nko kuvuga ngo imyaka 7, ibyo byose ni imvugo za gihanuzi. Yego, Papa yasobanuye ko ibi bikorwa bifite intego 7: kugira igikorwa ku isi bogoza, kugira igikorwa ku muborogo w'abakene, magirirane mu bukungu, kwimenyereza kubaho imibereho yoroheje, magirirane mu burezi, magirirane mu bya roho, ndetse no kuba buri muntu agomba kubyisangamo. Mbese ubwo basigaje iki? Nta na kimwe. Kandi nk'uko twabivuze, ikibazo cy'imico mbonera kigarukamo cyane. Mbese nanze ibyo ntegeka byagenda gute? Ubwo uzaba ugomba kongera kwigishwa. Ubwo bagomba kongera kunyigisha. Bityo rero ndabisubiramo, umuhamagaro wanjye, reka twite ku isi niyo mama. Mbese ibi ni umuryango w'iyobokamana cyane ubupagani? Ni iyobokamana rya gipagani. Ni ubupagani. Reka dutsinde igishuko cy'inarijye gituma tuba abirundanyaho imitungo. Reka hinge icyubahiro, twubahe impano z'iyi si twahawe ndetse n'irema. Reka dutangire ubuzima na sosiyete ku iherezo bizaba birambye kandi ari magirirane mu bidukikije. Martin, tugomba kubaha Imana. Ibi ngibi byakwikora, ariko ibyo ntibabyitayeho. Barashaka kuramya ibyaremwe kurenza uwabiremye. Bibiliya ntivuga ibyo kandi ikabirwanya cyane 100%. Tugomba kongera kumenya neza yuko ino atari inkuru nshya, ahubwo ni igikorwa cyateguwe mbere. Kandi byakozwe ryari? 2020. Iyo wongeyeho 7 kuri 2020 ubona iki Martin? Ndatekereza yuko ntari bukore iyo mibare kuko ntashaka kujya mu bibazo. Ntabwo wafata 7 ngo wongereho 2020, wajya mu kaga. Ubwo kandi bivuze ko ugiye mu kaga, nanjye naba ngiye mu kaga. None reka tubirekere abatwumva kugira ngo bafate imyaka 7 bayongere ku 2020 kugira ngo babone igihe ibi bikorwa bya Laudato Si bigomba kuba byarangije kuzura. Ibyo uvuze ni ukuri. Mu rugendo ruzamara imyaka 7, tuzirekurira mu kuyoborwa n'intego 7 za Laudato Si. Zizatwereka icyerekezo mu gihe dutumbiriye inzozi zo kuzabona ibyaremwe byose ari magirirane mu bidukikije. Martin arimo aratanga imyaka 7 guhera mu 2020 kugira ngo isi yose ibe yamaze kumutangarira no kwakira ibitekerezo bye. Kandi ubwo bino byose birimo birabaho, turi kubirebesha amaso yacu. Turabibona. Twabibonye mu makuru agiye atambuka, na mbere yuko runo rwandiko Laudate Deum rusohoka. Buhoro buhoro ariko bakomeje, barimo baragenda babishyira mu bikorwa, kandi no gusohoza ubuhanuzi. Martin, ibi ngibi ni uburusiferi. Kuko Imana ntabwo iri muri ibi bintu byabo rwose. Kandi igitangaje ni uko isi yose irimo iragendera muri ibi ngibi kandi yatwawe nabyo. Yego, hari icyizere, twese dushobora gufatanya, buri wese mu muco we bwite n'ubunararibonye bwe, buri wese n'imigambi ye n'ubushobozi bwe, kugira ngo mama ari w'isi asubizwe ku bwiza yahoranye, kandi ngo irema nanone ryongere
rirabagirane nk'uko umugambi w'Imana uri. Ni iyihe Mana? Mu by'ukuri ntabwo ari Imana ya Bibiliya. Mbese isi bizayigendekera gute Yesu agarutse? Izarimburwa burundu ishireho. Izashya. Martin, bagiye kuzagera kuri ibi? Oya. Barimo baragerageza gukora ikinyuranyo cy'icyo Bibiliya ibasaba kuba bakora. Njye ntabwo ndwanya kwita ku isi. Ibyo ngibyo reka tubisobanure neza, kuko nanone iyo tuvuze gutya abantu babyumva nabi. Nanga imyuka ihumanya ikirere, kandi amaproduwi chimique za aluminium nk'uko mu bihugu n'uturere bajya babishyira mu butaka si byiza, kandi gukoresha ibyuma n'ibindi bintu bigahambwa mu butaka si byiza ku isi. Njyewe rero nita ku buryo bw'Imana bwa gakondo bwo gukora ibintu. Ibyo ni ukuri, kubera ko n'ibyo kurya twihingiye ntabwo tubikoreshamo imvaruganda n'indi miti idasanzwe. Twebwe dushaka uburyo bw'Imana guhinga nk'uko Imana yabitegetse, nk'uko yabigaragaje mu byaremwe byose. Mu yandi magambo, turengera ibidukikije. Yego, ariko wenda reka ne kugira ibyo mvugaho cyane kuri ibyo, gusa turamutse tubikoze nk'uko Imana yabitegetse, twabana amahoro n'ibindi yaremye. Igihe nari nkiri uw'isi, ibindi biremwa byari ibintu bidafite agaciro. Nabikoreshaga uko nshaka. Ariko iyo umaze kumenya ko byaremwe n'Imana, ubiha agaciro. Rero dushaka ko ubuzima bwaba bwiza ku muntu wese, ariko ugomba kubikora nk'uko Imana yabitegetse. Ntubikore nk'uko Satani yabitegetse kugira ngo Satani ahabwe icyubahiro. Lusiferi. None iyo tuvuga kuri ibi ngibi, wenda tukavuga nko ku nkuru aho bavuga ko ikiruhuko cy'isabato gikenewe ku bidukikije, ibaye yubahirizwa ari isabato ya Bibiliya, twajyana nabo 100%. Ariko ntabwo ari uko nguko babikora cyangwa se babyifuza. Oya, ntabwo ariko bimeze. Buri gihe babikora nk'uko Satani ashaka. None reka dutere indi ntambwe. Reka twe kuvuga byinshi kuri Laudato Deum kuko nta na byinshi ivuga. Yego, iratanga amabwiriza ngenderwaho. Reka dushimangire iki? Itanga urufatiro rw'uko ibintu byakorwa, ikagaragaza Imana iba mu bintu byose, n'ukuntu umuntu wese agomba kuza muri ibi, ikavuga umuryango n'indi miryango igomba kuyobora gahunda, n'abantu bose bakaza bagashyigikira izo gahunda, kandi ikavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kuyobora ibyo. Iyo niyo ncamake ya Laudato Deum. Kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kuyobora, ubwo hagomba kugira impinduka zibaho. Mbese ya nkuru yo muri Kiliziya Gatolika banditse ntibavuze ko bashaka ko imico mbonera ihinduka, kandi ibyo byavuzwe muri Laudato Si. Mbese Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inyamaswa ya kabiri, ntigomba kuyobora imico mbonera ubwo? Twavuze ku buryo ububasha bugomba kujya mu rundi ruhande. Yego, hagomba kuba impinduka. Reka turebe rero kuri Project 2025, umushinga wo mu 2025, kubaka ubu intsinzi y'ababungabunga indangagaciro binyuze mu ngengamikorere mu bantu no mu mahugurwa. Ntabwo bihagije kubabungabunga ko batsinda byonyine. Niba tugiye kurokora igihugu kikava mu maboko y'ab'ibumoso batagira indangagaciro, ubwo dukeneye amahame y'ubutegetsi hamwe n'abantu bazima mu myanya y'ubutegetsi biteguye gusohoza ayo mahame guhera ku munsi wa mbere w'ubutegetsi bukurikiyeho bw'ababungabunga amahame. Nabonye ko umunsi wa mbere hano nawo bawuciyeho umurongo, birantangaza. Iyi niyo ntego y'umushinga w'ubuperezida wo mu 2025. Uwo mushinga uzaba wubakiye ku nkingi enye arizo zizafatanyiriza hamwe guharura inzira y'ubutegetsi bw'ababungabunga amahame bukurikiyeho. Barashaka iki? Barashaka gushyiraho amategeko. Kandi barashaka amategeko y'imico mbonera. Barashaka imico mbonera ivugururwa. Barashaka ko ibibazo biri mu isi bikemuka. Ibyo baryamana bahuje ibitsina n'akajagari kose kari mu miryamanire n'uburyo bw'imikorere buri mu isi uyu mwanya, ibiziba byose bigahanagurwa. N'ayo magambo yose. Iyi nyandiko ifite amapaje
900 arenga, kandi irumvikana, yanditswe na Heritage Foundation. Kandi ntabwo ari umuntu umwe gusa wanditse ino nyandiko, ahubwo yanditswe n'amagana menshi. Yego, mbese Taka Carlson we ntiyahoze ari muri Heritage Foundation? Yego, afatanyije nabo cyane, ndetse umunsi umwe mbere yuko bamwirukana kuri Fox News yari ari mu nama y'uwo muryango. Rero uyu ni umuntu w'ingenzi mu mitekerereze, kandi se bashobora gukora inyandiko irengeje amapaje 900 barimo berekana amategeko leta izagenderaho, bano babungabunga amahame, kandi ibyo bakora bigatangirira ku munsi wa mbere. Yego. Mbese ubwo bafite intego ishingiye ku gihe? Yego. Umushinga wo kugeza gutangirira mu 2025. Nuko bafite umugambi. Mbese Martine, hari Hegelian irimo ikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kuvana ibitekerezo by'abantu ahantu bikagira ahandi byerekezwa cyane mu buryo bukomeye. Mbese ubwo ntibitangaje? Iyo urebye nk'uriya muyobozi w'inteko nshingamategeko uherutse gukurwa ku buyobozi muri Amerika, wabonye ko bisa nk'aho abademokrate n'abarepublika bakeya bahurije hamwe kuri icyo gitekerezo kugira ngo bamwirukane. Yego, kandi se hazakurikiraho iki? Mbese n'ubungabunga uzamusimbura, cyangwa abademokrate bashobora gukora ikintu nk'icyo ngicyo? Ntabwo byumvikana. Iyi ni Hegelian, ni uburyo bwo kuyobora ibitekerezo by'abantu mu cyerekezo runaka. Ndetse n'uri mu mwanya w'agateganyo magingo aya ngaya yirukanye Nancy Pelosi n'abandi bakeya mu buyobozi bukuru bw'inteko nshingamategeko. Yego, hari intambara hagati y'ab'iburyo n'ab'ibumoso, n'ibibazo bya Trump n'iby'inkiko n'amarangamutima menshi y'abantu avukamo aho. Ni umukino wizwe neza, kandi buri gihe namye mvuga ko turi abarinzi ku nkike z'i Siyoni bareba gusa, ntitugomba kwivanga muri ibyo ngo tugire uruhande dufata, ahubwo turabireba gusa. Turabireba dufite amatsiko. 2025, mbese imyaka 7 ya Laudatio igomba kurangira ryari? 2027. Kimwe mu bibazo birimo, uretse ibya politiki gusa, harimo no kuruhuka isabato. Haravuga mu nyandiko yabo ngo Imana yahaye umugisha isabato nk'umunsi w'ikiruhuko, kandi kugeza mu gihe gito gishize umugenzo w'abakristo b'abayahudi washatse kubaha iryo tegeko mu mico mbonera no mu mategeko agenga umurimo kuri uwo munsi. Ikindi kandi, umunsi rusange w'ikiruhuko utuma bishobokera imiryango na za kominote kwishimana, bakaba hamwe kuri iyo konji, ntibabe nk'abacakara, ahubwo ubuzima bwabo bukazahurwa ku muntu wese. Ikibabaje, uwo munsi wo gushyikirana kandi w'ikiruhuko warimbuwe kubw'igitutu cyo gupiganirwa gukora ndetse n'ubutegetsi budashingiye ku madini. Mbese bisi nk'ibyo Papa avuga? Ibyo nanjye nibyo nari ngiye kuvuga. Birumvikana neza nka gahunda za Papa Francis. Ni nk'indirimbo ya Papa. Bagomba wenda kubishyira mu njyana ya rock kugira ngo isi ijye ibyumva. Papa wabanje yajyaga akoresha umuziki wa rock kugira ngo amarangamutima ye yakirwe n'abantu. N'uyu rero wenda byamubera byiza gukora ibyo. Martine, ibi biratangaje cyane. Ikintu gitangaje ni uko bashaka umunsi wo gushyikirana, aho umuntu wese agomba gufata umunsi umwe. Gusa baravuga bati hari abantu batumva ibyo, wenda nk'abayahudi n'abadiventiste b'umunsi wa 7 n'ababatisita b'umunsi wa 7, wenda n'utundi dutsinda duto tw'abantu. Abanyamategeko bagomba gutera umwete umunsi wo gushyikirana binyuze mu kuvugurura amahame agenga umurimo, aho abakozi bahembwa umunsi n'igice iyo bakoze ku munsi wo ku isabato. Uwo munsi uzaba ku cyumweru. Bafite umunsi rero usobanutse, uzwi. Uwo ni wo munsi wari mu bitekerezo, kandi baravuga yuko bawushakira ibidukikije ndetse n'iby'iyobokamana.
uretse ababosi bafite imyizerere itari yo kweza isabato mu gihe gitandukanye n'icyo, urugero ku wa gatandatu izuba rirenze kugeza ku wa karindwi izuba rirenze, inshingano ubwo noneho zakwimurirwa muri icyo gihe. Inzu zo gusengeramo zishobora kugira abakozi bo mu kigo gishinzwe amahame agenga umurimo, kandi abakoresha bagasabwa n'amategeko kujya bakorera ku isaha. Abakora kwa muganga n'abakora ubutabazi bo bashobora gusonerwa nk'uko abandi bakozi nabo basonerwa. Mu nyandiko yabo bemereye abantu bashaka kweza undi munsi kuba baweza. Yego, ndetse ngo no kubakora amasaha y'ikirenga. Mbese ibyo nibyo bazabikora koko? Umuntu navuga ati ndashaka umunsi uyu, n'undi ati ndashaka uriya munsi. Barashaka umunsi wo gushyikirana, kandi ngo uwo munsi ugomba kuba ari ku cyumweru, kandi umunsi rusange. Mbese si kuno itegeko Constantine yashyizeho ryatangiye? Yego, ni nk'uko bimeze rwose nk'iryo tegeko. Ikindi kintu Martin gikomeye ni uko nubwo bakwemerera abantu wenda badashaka kweza iyo sabato yabo, ariko ibyago nibigwira bigatangira kwiyongera cyane, bazahita babihindura. Bazavuga bati kuki tutabumwe kuri iki kibazo? Nyuma abakristo mukanguke twese tweze umunsi wo ku cyumweru, reka tubikore dutyo. Maze itsinda rimwe ry'abigomeke rikavuga riti oya, icyo ni ikimenyetso cy'inyamaswa kandi ntabwo dushaka kuramya inyamaswa, turashaka kuramya Imana. Mbese ntibazamuharuruka bakamuhaga? Yego, kubw'ubusabe bwa rubanda nyamwinshi. yego rwose. Rero turebye kuri ibi byose biraduha igihe cyo kubwiriza ubutumwa, reka tubibone dutyo. Hano hari ukundi kuntu ibyo byumvikana. Mu gihe bamwe mu babungabunga amahame bizera ko guverinoma igomba gutera umwete mu kubahiriza inshingano z'idini binyuze mu gutuma bihenda abakoresha n'abagenerwabikorwa babo kutajya muri izo nshingano z'idini. Mbese ibyo harimo kugura no kugurisha? Yego, niko byumvikana rwose. Batangiye bavuga ngo ukoresha umuntu ku cyumweru agomba kumwishyura amafaranga menshi, none ubu baravuze ngo nta murimo n'umwe ugomba gukorwa kuri uwo munsi. Okay. Abandi babungabunga amahame bizera ko umumaro wa guverinoma ari ukurinda ukwishyira ukizana mu iyobokamana binyuze mu kuvanaho inzitizi bihabanye no gushimangira izo nzitizi. Mu gihe agahato ku mabwiriza y'isabato katuma habaho kuzamuka kw'ibiciro ndetse bikagorana no kubona ibicuruzwa na serivisi, kandi bikagabanya akazi gakorwa ku isabato. Mu gihe abandi bantu bamwe bahabwa amashimwe y'ibihembo byinshi bituma bifuza gukora ku isabato, umumaro wumvikana wa guverinoma mu gufasha abantu gushyira mu bikorwa ibyo bemera no kugabanya imipaka yerekeye amahitamo mu gukora ndetse no kubyazwa umusaruro w'abakozi n'abakoresha. Martin, mbese icyo kindi kivuga yuko byaba byiza kureka gukora ku cyumweru niba bishoboka? Yego, kandi amashyirahamwe nayo agomba kuba ari muri kino gikorwa. Aha, Martin rero Laudato Deum irasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guhaguruka aka kanya, kandi inyandiko ubu nayo yamaze gusohorwa n'ababungabunga amahame muri Amerika nayo ivuga ibyo. Hakabamo n'itegeko ryo ku cyumweru, byose ntibyiteguwe. Yego, ibi byose bimaze gushyirwa mu mwanya wabyo, kandi yaba Laudato Si na Laudate Deum hamwe n'ino gahunda ya 2025 byose birafatanye cyane. Noneho hakaba gahunda y'imyaka 7. Martin, nibi bigomba gutangira ku munsi wa mbere wo mu 2025, kandi tukaba twabonye gahunda y'imyaka 7 yatangiye mu 2020. Ubwo ntibashaka ko ibyo bigomba gukorwa mu myaka 2 ya guverinoma nshyashya igomba kujya ku butegetsi mu 2025 kugera mu 2027. Dushobora kuba twegereje igihe gikomeye cyane kandi gitangaje. Ndatekereza kandi ko icyo ngicyo ari igihe cy'amakuba atarigeze kubaho. None ubuhanuzi bwo igihe cyabwo kimeze gute? Ntabwo dushaka gushyiraho igihe Martin, reka ibyo tubisobanure neza hatagira utwumva nabi. Ariko mu bisohora byo mu buhanuzi biratangaje. Ikizavamo imirimo yongerwe idasaba abantu gukora ku isabato, kugira ngo abantu bari mu mirimo ijya rimwe na rimwe ibasaba gukora ku isabato bahabwe imbaraga zo kumvikana n'abahaye akazi kugira ngo bemeranye kuri gahunda y'akazi bifuza.
umukoresha akavuga ati ntuzagaruke gukora ku cyumweru uretse wenda nk'ukora kwa muganga nk'uko na Bibiliya itegeko ribisobanura. None ishusho y'ubuhanuzi irimo iruzura? Nizera yuko waba uri impumyi kugira ngo ubone ko bino birimo birabaho ntaho bihuriye n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Okay. Martine, none amajwi yacu agomba kurangurura gute? Nta gihe dusigaranye cyo kwicara mu ngo zacu ngo twicecekere. Mbese ibisi igice cy'ubutumwa bwa marayika batatu? Yego cyane. Kandi ni nayo mpamvu twigisha bino byigisho by'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Yego, niba rero ibingibi ari igice cy'ubutumwa bwa marayika batatu, ubwo tugomba kwita cyane kuri iki kintu. Iby'Imana isaba n'iby'inyamaswa ya mbere isaba igomba kunyura mu nyamaswa ya kabiri, ikabuza abantu kugura no kugurisha nk'uko tubibonye muri izi nyandiko, kandi hakaba ingaruka. Hagomba kuba imitekerereze ihuriweho, maze isi yose igakurikira inyamaswa iyitangarira. Ubwo bigomba guhuzwa n'ibindi bibazo bitareba gusa ishyanga ryubahiriza isabato cyangwa icyumweru, ahubwo buri wese akaba ari muri ibyo. Mu yandi magambo, imiryango igomba gushyiraho ibintu ariko bireba buri wese, bagahita bahabwa ubushobozi bwo kubikora. Wenda Leta Zunze za Amerika zigashyiraho n'agahato nk'uko Bibiliya ivuga. Martine hamwe n'abadukurikiye, ndizera ko tubayeho mu gahe gato gasoza amateka y'isi, kandi umwanzuro uheruka, wubaha Imana uyihimbaze cyangwa uramye inyamaswa uyihimbaze. Umuntu wese natekereze kuri icyo maze ahitemo. Reka dusenge. Data uri mu ijuru, mbega igihe gitangaje tubayemo. Ibitekerezo byinshi birahari, hari ugushyamirana kw'ibitekerezo cyane. Ibitekerezo bihanganye, kandi imitekerereze irimo irerekezwa ku gutekereza ikintu runaka. None dufite amabwiriza atibeshya yo mu ijambo ryawe ryatuburiye kuri ibi byose. None Uwiteka, murikira ibitekerezo byacu kugira ngo umuntu wese afate umwanzuro umuganisha ku bugingo buhoraho, atari ku rupfu rw'iteka. Niko nsenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.